birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo bazikuraho nugerayo barahita bavuga bati bikemu n'umucuruzi bikemu si urukundo rundi ahubwo n'ubucuruzi nawe yifite bene data nibwo bwa mbere nabonye abantu bashingwa dirakarakati ndimukatebye ninde wanyemera ariko twari dusigaye dufite ama request y'abasore bashaka gutereta gogo ngo bamugire umugore ibaze muraho ndabasuhuje ni Papa Dani nanone iki ni ikiganiro The Think Wise kuri Narada 250 TV turabasuhuje aho murereye hose haba hano mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, South Africa ndetse n'ahandi ku mugabane wa Afrika. Ndabasuhuje abari gota Masimbi umugabane wa Amerika, Asia ndetse ni Burayi. Nizere ko mumeze neza. Yamana yongeye kuturamutsa, yongeye kutuma duhumwe ko kabazima kugira ngo twongere tubaganirize. Ikaze mu kiganiro The Think Wise nk'ibisanzwe rero ngiye nka Papa Dani. Ndabishimiye cyane. Uyu munsi rero mwavuga ngo nzanye iki. Mwari mumenyere ko tugenda tubaha tips zigiye zitandukanye ku biganiro tumaze iminsi dutanga, ariko uyu munsi siko biri bugende. Mumaze iminsi mwumva ibintu byinshi ku kiganiro cyangwa se ku rupfu rw'umukobwa Gogo upfuye ukiri mutoya, Imana imuhe irihuko ridashira rwose kandi imutoza heza, yari inzirakarengane. Ikiganiro ni The Think Wise kandi kuri urupfu hagiye havugwa byinshi bigiye bitandukanye. Think Wise rero kiba kitubesheje hano kugira ngo twumve ese ibintu koko byavuzwe wabyakiriye ute bishyire mu nyurabwenge yawe, wabyakiriye ute, washyize mu gaciro wumva koko bimeze biti. No munsi rero turagaruka ku rupfu rwa Gogo, ariko mbere kugira ngo tugaruke ku rupfu rwa Gogo ndagira ngo mbanze ngaruke kuri utu duce twa video dutoya ngiye gushyiraho mubanze mudukurikire gatoya ndakaruka tuvuga aka kambere ka Claude ndetse n'aka kuyu niba ari umugabo namwita umugabo, niba kuko ndamuzi ndaje ndamubaha muri detail. So mubanze mwumve izo video uko ari ebyiri utwo duce dutoya dushyizeho. nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uramwe ibihumbi bitari munsi ya 20-25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo bazikuraho nugerayo barahita bavuga bati bikemu n'umucuruzi bikemu si urukundo rundi ahubwo n'ubucuruzi nawe yifite bene data nibwo bwa mbere nabonye abantu bashingura yageze hasi n'iseyishuro uvuga ati mana untindije kwisi ngo mariki. Gogo yarageze mu gihe yumva ko kubaho bikunda igendera atigeze agira icyifuzo cyabyo. Yarageze mu gihe ura nawe hari abantu benshi yarabereyeho yego shaka kandi mbere ntiyabitekereza yego shaka ubu ngubu bwakunde ko nawe kwisekera umubaje ikintu ari guhita seka avuga ati yego ko bana yanjye yageze no baje barubaza ati se Gogo ubonye umugabo se ubu wabona umugabo dirakarakati ndimukatebye ninde wanyemera ariko twari dusigaye dufite ama request y'abasore bashaka gutereta Gogo ngo bamugire umugore ibaze. Mwabyumvishe ko iyo umuntu yamaje gupfa we ntabwo ibiba bisigaye biba bikimureba. Nkuko mwabyumvishe Gogo yari umuramyi, yari umuhanzi nyarwanda wa gospel uririmba indirimbo zo ku indirimbo abantu benshi bazitiza Imana, zaririmbiwe Imana. Yaguye mu murimo w'Imana ari muri Uganda aho yari yitabiriye igitaramo, aho management we yari yamwerekeje. Amakuru atugera avuga ko yazize indwara y'igicuri akagwa kuri stage aho yari mu murimo w'Imana muri Uganda. Gogo Imana imwakire imuhe iruhuko ridashira. Noneho rero reka tugaruka nyuma y'urupfu. Ibi ngibi biba nawe niko bizagenda. Ubundi iyo umajiye gupfa bigenda biti? Think Wise, tekereza neza. Iyo umajiye gupfa bigenda biti? So niba nta kintu wigeze ukora birashoboka ko nta n'ikintu kizigera kivugwa n'upfa. Niba waragize nabi hari bizavugwa numara gupfa. Niba wagize nabi hari aho bizagiraho ingaruka. Imirimo myiza rero imirimo myiza ishobora gutuma nibura hari inkuru nziza usiga imusozi. Nka Gogo nubwo apfa akiri umukobwa ariko nibura
mu mirimo ye yakoze yatunze benshi na n'iyi saha bakiyitirira bavuga ko ari urukundo, bavuga ko bari kubikorana urukundo, uyu munsi iracyabatunze kandi yaramaze gupfa. Ngiyo ingaruka nziza yo gukora neza. Ari uyu Claude uri kuvuga ngo Beckham ari mu kazi, n'uyu Claude ari mu kazi mwibuke ko atunzwe n'umunwa, sibyo? Nawe ari mu kazi. Claude atunzwe n'umunwa murabizi, ariko ubu nawe uko ari kuvuga ngo Beckham ari mu kazi kandi nawe ari mu kazi. Even na Beckham simpamya neza ko nyine atababajwe n'urupfu rwa Gogo, nubwo mu kubabazwa n'urupfu rwa Gogo harimo ibyiciro bibiri. Beckham ababajwe, bwongane wa Kanyombye niwe wakinnye filme, muri filme bajyana umwana kubera ko yajyaga munyweraho amata, akavuga ati ngo amata barayajyanye, ngo nako umwana baramunyanye. So birumvikana neza turi muri business, rero niba turi muri business, Beckham ababajwe n'ibintu bibiri. Beckham na manager, nuriya manager wa Gogo wundi, kuko Beckham ngo yarashinzwe itangazamakuru rya Gogo, ababajwe n'ibintu bibiri. Ababajwe no kuba Gogo yapfuye, no kuba amata yagiye, sibyo? Ibyo birumvikana. Abwo ari kurira amarira abiri, sibyo? Manager we nawe nuko, sibyo? Babajwe n'urupfu. Ntabwo twavuga ngo urwo rupfu ntirugizwe ntirwabakoze ku mutima, kuko baraho exactly agipfa yatekereje ibintu turi ku thinking wise. None Gogo reka tubara Beckham agikumara kwakira inkuru ya Gogo ngo yapfuye, ibintu yabyakiriye ati, yaravuze ati mana we, none bamaje kwikanga, ubwo ni management yose bamaje kwikanga, baraje bahita batekereza kuri loss. Nka Kanyombye nyine, nkuko Kanyombye umwana baramujyanye, amata bayajyanye, sibyo? Ahita atekereza kuri loss, kuko icyambere ntago ntekereza ko bari bakungutse, bari bagiye batangiye kwinjira mu nyungu ku bushobozi bashoye kuri Gogo. Kumanaginga umuntu biravuna, biravuna. Beckham rero Paul San ku gihombo gikomeye mwagize, ndetse na manager. Ariko kano kavideo reka subizamo kano kavideo gatoya ku Beckham yavuze, ariko mara yagasane media nicyo kintu nkundira showbiz. Ngira ngo reka nsabe umusore wanjye agashyireho yango mwabyumvishe neza. Beckham ati twari dufite requests nyinshi z'abantu z'abasore, ese ubwo ni abasore tubita abasore cyangwa tubite z'abasore badusabaga kutereta Gogo. Ese Beckham nawe uri umusore, izo request wazakiranaga umutima mwiza? Izo request mbabarira umbwiza ukuri wazisubiza gute? Ko nawe wari umusore kandi Gogo akaba ari inkumi, hari n'umusitari akuri umusore, Gogo akaba yari inkumi, ari n'impande yawe. Ku kintu abantu batari bazi, benshi ntibari bazi ko Gogo unuze Beckham ari umusore. Uyu Beckham wa Yesu umusore. None Beckham ati twari dufite request z'abasore bashaka kugira Gogo umugore, kandi Gogo Beckham ari impande ya Gogo. Ese Beckham abantu warabasubije? Abo basore warabasubije? Niba utarabasubije twatekereza neza, nidutekereza neza. Ese Beckham nawe washakaga Gogo? Nawe washakaga Gogo? Cyokoza Imana yo ikora imirimo yayo, buriya birashoboka, ntabwo mbihakanye, buriya birashoboka, birashoboka cyane. So rero naba-updatingaga kugira ngo mubanze mumenye rwose ikibazo cya Gogo ukuntu kimeze. Gogo umukobwa uvuka i Rwamagana baramushyinguye, yarashyinguwe rwose, kandi hakomeje kugenda havugwa byinshi mu rwego rw'ubucuruzi. Ariko
icyo twavuga cyo ni kimwe, yaraherekejwe kandi abashyinguye Gogo barakoze, abaherekeje Gogo bagize neza. Uko byagenda kose twese niyo nzira, sibyo? Twese niyo nzira, niho duca, nicyo cyerekezo. Buriya ni nayo nkuru y'ukuri izwi, kuko twese benshi bapfuye, even bavuga ikuzimu mu ijuru, biracyari mu mvugo, biracyari mu bimenyetso, ariko mu rupfu, mu gushyingurwa, niho twese duca. Umukire, umukene, ubutunze, ubudatunze, mu binyejana byose bishize 21, ntabwo tuzi neza 100% iby'iryo juru, ntabwo tuzi neza iby'ukuzimu, bivugwa bitandukanye, ntiduhakana ko bihari, ariko nanone icyo tuzi neza ni kimwe, basogokuru bacu aho bagiye ntabaragaruka, ni mu rupfu. Mu rupfu ho ubyange ubyemere tuzajyayo. Rero kujyayo nta mpamvu yo kugira ngo bidutere ubwoba, bitume ibyo twagomba gukora tutabikora, kuyo dushiguka umutima w'ikizima gihari. Ni imirimo myiza, imirimo myiza, no kugira imirimo myiza izaduherekeza, kandi kuduherekeza nuko izasigara inagira ibyikora imusozi. Ubushobozi bwawe bubera abandi ubushobozi, ubwiza bwawe bubera abandi ubwiza, imbaraga zawe zibera abandi imbaraga. Icyo nicyo kintu cyiza cyonyine kizatuma wumva ugenda uri fit, umeze neza. Naho ubundi inabi yo ewana uzayiyorosa nujyayo, uzayiyorosa. Rero ari kuba updatinga kugira ngo nibaze kuri iki kintu, twibaza tutikinga wise niba koko ibintu Claude avuze ndetse na BKM avuze ari byo. Ariko uko byagenda kose, Imana yo nizi neza ukuri hagati ya BKM n'umuryango wa Gogo na management. Twe ntabwo tubizi, ariko Imana yo irabizi. Ndetse nuko BKM abifata koko, niba nizo request zari zihari cyangwa niba ari ugutwika, ntabwo tubizi. Ariko icyo nzi neza, niba zinahari, ubwo BKM yabashengutse bigira akandi, kuko urumva baba bamukuye inkumi impande. Niyo bari kumujyana, bari kuba bamukuye inkumi impande, none yagize ibyago, iyo nkumi irigendeye. So reka nizere ko mwakoze subscribe kuri Narada 250 TV. Abakomeje kudufollowinga kuri TikTok ya Papa Dani, ariwe njyewe, ndabashimiye cyane. Mukomeze mudufollowinge, kandi ibikorwa byacu bibere, reka bikomeze kuba iby'umugisha. Hamwe n'Imana tuzi ko neza bizagenda neza. Ndabakunda. Ciao ciao.